Urundi rubuga ni urubuga rujya kumera nka Preply, narwo ni urubuga ushobora kujyaho ukigisha, cyane cyane abantu bigisha indimi, ushaka kwigisha nk'ururimi runaka ku bantu bazi indimi, ushobora kujya kuri Cambly. Yigiyeho ushobora creatinga profile yawe. Hari profile ebyiri, hari profile isanzwe, hari na profile for kids. Ukuvuga ngo ushobora kugira ukajya wigisha abana bato, ubwo ni mu buryo buri international, cyangwa se aho waba uri hose naho abanyeshuri baba bari hose, ukabigisha. Akaza n'urubuga noneho akabaza na profile yawe ushobora kwigisha abantu bakuru. So ntago ari nuza zose bigisha kuri uru rubuga, ariko akenshi bibanda ku ndimi. Uramutse uri umuntu uzi indimi, icyo nabashije kubona ni uko ushobora gukoraho amafaranga, ukagenda gushyiraho amafaranga ku isaha ushobora kwigisha muri free time yawe bakakwishyura. So ku bantu rero bazi indimi, ni urubuga rwiza cyane rwagufasha kugira ngo ube wakora amafaranga kuri internet. So iyo ugeze kuri homepage yabo ushobora scrollinga hasi. Igeze hasi hano handitse ngo join the Twitter community to earn money whenever you want and wherever you are. Ni kuvuga ngo ushobora gukora amafaranga igihe ushaka naho waba uri hose wigisha indimi. So ushobora kwigisha indimi nyinshi zitandukanye, ntabwo ari Icyongereza gusa, hari indimi nyinshi. Hari abantu bashaka kumenya indimi zigiye bitandukanye, wenda bitewe n'igihugu barimo, akavuga ati okay, nshobora kujya online isaha imwe nkiga nkamenya ururimi. Rero abo bantu baba bagukeneye kugira ngo ugende ubafashe kumenya indimi. So uramutse ufite ikibazo kuri izi mbuga, uburyo wenda ushobora gusettinga account yawe cyangwa se gukora account yawe n'uburyo ki bashobora kukwishyura, watubaza tukagufasha. Ni actually ubundi ibyinshi ni ibintu byoroshye, uburyo ki ibintu bagenda bakubaza ni ibintu byoroshye ugenda wuzuzamo ugatangira gukorera amafaranga. So kora subscribe rero na kora no kuri notification bell kugira ngo ubashe kubona video nk'izi zishobora kugufasha kumenya aho ushobora gukorera amafaranga online, kandi nkumenyesha yuko hari na video ndi gutegura zijyanye n'ibintu bya technology, nk'uburyo ushobora kuba wa tracking cyangwa se wamenya telefone yawe mu gihe yibwe, ukamenya aho iherereye ubyikoreye wowe ubwawe utiri uvuga ngo ni ngombwa ko mbanza kujya gushakisha abantu bamfasha n'iki. Wowe ubwawe ukaba wabasha kugira information z'ahantu telefone yawe iri, uburyo ki nanone mu gihe uri ahantu utizeye ama settings ushobora gukora akaba yagufasha kwirinda, kandi ukaba wamenya ko wafata umujura mu gihe yaba agutwaye telefone yawe aho hantu. So n'utuntu twinshi nshaka kugenda mbereka, harimo uburyo ki ushobora kwirinda abahakazi, harimo uburyo ki ushobora kwiproteja uri online, kandi nkomeza no kubakora video z'uburyo ushobora kugenda winjiza amafaranga ukoresheje internet yawe. So kora subscribe, kora share kugira ngo bisangize n'abandi, kugira ngo natwe dutere courage dukomeze gukora video nk'izi zifite akamaro kandi zishobora gutuma hari ikintu winjiza, hari n'ubumenyi runaka wibikaho. So kandi ufite n'igitekerezo muri comment nawe wakiduha, cyangwa se ukatubwira na video ku bintu runaka wumva twakoraho, cyane cyane ku bintu bijyanye no gukora amafaranga online n'ibintu bijyanye na technology. So mwakoze rero kureba ino video, naho ubutaha.